araza kumera neza sibyo asigaye yo kumujyana kwa muganga rero nta kindi gisubizo ntabwo byashira kuri cya kumujyane kwa muganga sugire bati ukanda kujya kureba yacyura kumubona oya usera jewe ndumva rero masare turi kuza haguruka tujye kwa muganga none nta kintu cyo kumya kwa muganga ariko iki ntabwo ari kure kuko n'umuzenya atari twagendaga mbaza birashoboka ntabwo ari kubona twagendaga mbaza aho tugeze mbaze mbatarashya ndetse n'ibicura mu pijama ntabwo nabimenye ubundi ugendana n'umuntu bakamupiriza ibintu ntubone umuntu wamupijama ntubone bakunzi ba filime inzara y'umusaraba mwese mbahaye ikaze kuri YouTube channel yacu izajya tugezaho amafilime atandukanye ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Uyu munsi ngarutse ahangaha nje kubibwira, nitwa Jafari wanyu, ngiye kujya mbagezaho ibiganiro bya filime inzara y'umusaraba. Icyo ngusaba kanda subscribe ufunguye inzogera kugira ngo tujye tubasha kubana mu biganiro nzajya nkugezaho umunsi ku munsi. Muri make ibintu byabaye muri episode ndetse n'ibiza muri episode izakurikira byose uzajya usanga ahangaha. Icyo usabwa no kwiyandikisha nyabuneka hakiri kare kugira ngo utazayucikanwa n'ibiganiro nzajya mbagezaho. Tudatinze rero reka dutangirira ahangaha. Murabizi ko filime yacu inzara y'umusaraba igeze kuri episode ya 57 isohoka. Ndakeka muri aka kanya maze gusohoka hashize nk'isa episode ya 57 isohotse. Niba utayirebera rero nyaboneka nyarukira kuri channel yitwa ngo inzara y'umusaraba urebe episode hanyuma ugaruke tuganire ahangaha turebe se ibiki byayibayemo. Murabizi rero uwitwa Isimbi baramwirukanye wabo bitewe nuko yanze gutanga umwana we yabyaranye n'undi musore waturutse hanze kugira ngo amujyane hanze we asigare mu Rwanda umwana ajye kumwitaho. Isimbi yanze gutanga uwo mwana yabyaye, aravuga ati ngewe umwana wanjye naramuruhanye, nzakomeza mu ruhane, ntago namutanga, aracyari mutoya, nakura akagira uburenganzira bwo kwihitiramo ko agomba kujya hanze, nzamureka agende. Hanyuma rero sibyo gusa, kubera yuko byaje kumukomerera ajya kuba mu cyaro, ndetse kandi icyaro yagiye kubamo nta muntu yari ahafite, nta muryango, nta nshuti, nta muvandimwe, ahubwo yaragiye ahura n'umugiraneza aramwakira amushyira mu rugo ndetse ngo bafatanye gukora imirimo abashe kurera umwana we akure. Yamuganirije inkuru rero y'ibyamubayeho, umugiraneza aramufasha ariko asanga ni umuhinzi mworozi, ndetse kandi abwira Isimbi ko agomba gufata isuka agatangira guhinga agahingira umwana we ko aribyo bibatunze muri icyo cyaro. Ariko guys, inshuti yanjye mukunde filime inzara y'umusaraba, ndagira amabwire ngo uwitwa Isimbi guhinga byamunaniye, aracyafite ubutesi bw'iwabo ngo baryaga ngo hambaga ngo atavunitse ngo imigo byo guhinga ngo yabirebaga kuri televiziyo nk'abandi bakire bose. Guys, hari igihe kigera ubuzima bukagutenguha ukisanga nawe uragiye muri bwa buzima utaruzi, ugatangira guhinga ugatangira kujombwa n'amabuye nk'uko ari kuvuga ngo ari kujombwa n'amabuye, mbese nyine ubuzima bukagukomera. Nibyo Simbi ari gucamo. Hanyuma rero guys, ndagira ngo muze muri benshi mwitabire gukanda subscribe, mujye mukurikirana ibikorwa mbagezaho buri munsi bijyanye na filime inzara y'umusaraba. Hanyuma kandi nza gusanga mwabikanze muri benshi ndetse mwabyubahirije, nzabakorera ikindi kiganiro turebe neza ko muhari muri abafana banjye mu nkunda nkuko nanjye mbakunda. Ndabakunda cyane, reka duhure muri video z'ubutaha. Ciao ciao.